Muraho nshuti zanjye, ngiye gukora ino video kubera ikibazo maze kubona aka kanya cy'abantu benshi cyane bagiye babona amatini namba ku buryo batazi. Ushobora kuba waragerageje kwiyandikisha muri RDB ushaka nka certificate wenda ari nk'amarushanwa ugiye kujyamo utazi ko n'uwo wiyandikisha muri RDB urahita ubona tini namba. Ushobora kuba wenda hari nk'ikosa ryabaye mugenzi wawe cyangwa ababyeyi bawe cyangwa umwana wawe akakwandikisha ukabona tini namba utazi ko tini namba yabonetse. Icyo ngiye kukugiraho inama rero ni ukugira ngo buri wese ugiye kureba ino video abe yagerageza kwinjira muri Rwanda Revenue uburyo turebamo tini namba nimba dufite amatini namba ku marangamuntu yacu, kugira ngo twirinde ibihano biri kugenda bigaragara ugasanga umuntu wenda afitemo penalite z'imyaka 3, imyaka 4, imyaka 5, hafi miliyoni y'amafaranga kuri tini namba atarazi ko yari atunze cyangwa yari afite. Byiza rero ni uko mpari uyu munota kugira ngo mbafashe kugira ngo mwese mufate amarangamuntu yanyu mwirebere nimba koko nta tini namba zibabaruyeho, kugira ngo igihe murabona zibabaruyeho mukurikize amabwiriza yo kugira nibura muzihagarikishe zidakomeza kubyara imyenda muri Rwanda Revenue. Kuko akenshi nubwo rimwe na rimwe baza badohora bavuga ati abantu bafitemo ibirarane, abantu bagize ibibazo ibi n'ibi tubakureho imyenda, ariko hari igihe ushobora kuzasanga izo mpuhwe zidahari kandi wari ufite igihe cyo kuba wacekinga ukaba wahagarikisha ibintu byawe hakiri kare. Rero procedure tugiye kubereka ni uburyo wacekinga nimba ufite tini namba ikubaruyeho. Ntago bigoye, nta nubwo ndi butinde, ni ukwihuta cyane. Wenda ubutaha nshobora kuzaza mbafasha kumenya uburyo ki wareba iyo tini namba wabonye ikubaruyeho nimba irimo amadeni, irimo penalite cyangwa n'ibindi bitandukanye. Nta kindi rero usabwa, urajya kuri Google Chrome, Mozilla, Firefox cyangwa Internet Explorer cyangwa Windows Edge cyangwa n'izindi browser nka Opera, haba muri computer cyangwa telefone yawe. Nta bigoye, icyo ndi bukore ni inzira imwe ndakwereka nawe ushobora gukoresha. Ntibizakugore, ushobora kwandikamo tini by NIDA cyangwa tini by ID kugira ngo itugerayo byihuse cyane. Nahangaha handitse ngo recognize tini number by national ID or passport. Aha ni kuri ikigo cy'imisoro n'amahoro ahabanza, urakirikaho gutya. Nurangiza baraguha page imeze gutya, ni Rwanda Revenue. Abashaka kuza kubona uburyo bahita bahagera byihuse ntago bigoye, ndabaha link muri description y'iyi video kugira ngo uzajye ukandaho uhita ugera hano byihuse. Uhita ukanda national ID mu gihe uri umunyarwanda ufite indangamuntu, cyangwa uri umunyamahanga uba mu Rwanda ukoresha passport ugakoresha passport number. Tuyokoresha ID number kugira ngo ubone uko wabigenza kugira ngo ndebe nimba ari tini namba ikubaruyeho. Wandika nimero y'indangamuntu yawe neza, ndandika iyanjye niyo ngiye kubaheraho sample. Utaranasoza nimero y'indangamuntu bahita bakwereka tini namba ikubaruyeho. Ngaya amazina yanjye Mbishimana Jonas, ngiti namba imbaruyeho. Ariko buriya nshyizemo nk'indi nimero y'indangamuntu ariko idafite tini namba, ntago wabona tini namba kubera ko nta tini namba yaba ibaruyeho. Icyo gihe nshobora gufata nimero y'indangamuntu 1,2002 700 56 7 murabona ko iyi ngiyi bakubwira ko nta kintu bayirirwa bakwereka. Icyo gihe niko iyo ID itariho tini namba. Nshuti zanjye rero ntago mbatindiye, no kujya gusa mbaburire mbakangure kugira ngo maze mumenye ko igihe cyose utarareba neza ko ID yawe ifite tini namba uba ushobora kujya mu bibazo cyangwa ukazisanga wagize mu mapenalite. Kuko maze guhura na benshi bambaza iki kibazo ati nsanga mfite penalite, ndadekarara, njya kubona ngo na message imbwira ngo ntago ngo nishyure umusoro ku nyungu, ngo nishyure patente n'izindi message, kandi ntago nigeze nandikisha business. Nta business mfite, nta bundi buryo rero bwo kubirebamo uretse ubu ngubu gushyiramo nimero yawe indangamuntu hano, warangiza ukareba niba ufite tini namba. Murakoze. Nimba ushaka kujya ukurikirana update zikwigisha, zigufasha kwikangura, zigufasha gushaka uburyo wabona uko wikorera ibintu bitandukanye nko kwa applying akazi, scholarship n'ibindi, kanda subscribe kuri iyi YouTube channel ukane n'inzogera kugira ngo igihe cyose dushyizeho video nshya ujye uhita uyikurikirana. Murakoze. Yari Mbicoco hano kuri update.